Mu Bukristo, kimwe mu bintu bikunze guteza impaka nini ni amasakramentu arindwi yigishwa muri Kiliziya Gatolika. Abagatolika bavuga ko aya masakramentu yashinzwe na Yezu Kristo kandi ko anyuzwamo ubuntu bw'Imana, ariko andi madini menshi ya Gikristo ntabyumva kimwe. Mbere yo kureba icyo andi madini abivugaho, reka tubanze turebe buri sakramentu ukwaryo naho Kiliziya Gatolika ivuga ko ryakomotse. Mbahaye ikaze kuri YouTube channel yacu. Njye nitwa Ben Music. Niba uri mushyashya ubuke gukora subscribe, aho uzajya ubona ibiganiro nk'ibi ngibi byiza n'indirimbo zidufasha kwegera Imana. Isakramentu rya mbere ni isakramentu rya batisimu cyangwa umubatizo. Isakramentu rya kabiri ni Ukaristiya. Isakramentu rya gatatu ni ugukomezwa. Isakramentu rya kane ni penetensiya cyangwa kwiyunga n'Imana. Isakramentu rya gatanu ni ugusigwa kw'abarwayi. Isakramentu rya gatandatu ubusaserdoti. Isakramentu rya karindwi ubukwe cyangwa gushyingirwa. Twihuse cyane rero tugiye guhera ku isakramentu rya karindwi dusobanukirwa inkomoko yaryo ndetse n'icyo andi madini arivugaho. Dore ko Kiliziya Gatolika ivuga byimbitse ko aya masakramentu yashinzwe na Yezu Kristo ubwe. Reka turebere hamwe niba koko aya masakramentu hari ahantu handitse muri Bibiliya Yezu avuga ngo nshinze amasakramentu arindwi Kiliziya yagendereho. Turabizi neza muri Bibiliya harimo ingero nyinshi z'amagambo Yezu Kristo yagiye avuga ubwe. Tugiye kureba koko niba aya masakramentu arimo nk'uko benshi babyibaza muri iki gihe. Isakramentu rya karindwi ari ryo ubukwe cyangwa se gushyingirwa. Ubukwe bwatangiye mu iremwa igihe Imana yaremaga Adamu na Eva. Yezu yemeje agaciro k'ubukwe kandi yigisha ko umugabo n'umugore baba umubiri umwe. Kiliziya Gatolika ibona ubukwe nk'isakramentu ritanga ubuntu bwihariye ku bashakanye. Andi madini menshi yemera ubukwe nk'itegeko ry'Imana ariko ntaryemera nk'isakramentu. Reka tujye ku isakramentu rya gatandatu ari ryo ubusaserdoti. Kiliziya Gatolika igisha ko Yezu Kristo yahaye intumwa ubutumwa bwihariye bwo gukomeza umurimo we. Mu ifunguro rya nyuma yaravuze ati, mujye mubikora mutya munyibuka. Abagatolika bavuga ko ariho inkomoko y'ubupadiri n'isakramentu ry'ubusaserdoti byakomotse. Andi madini menshi yemera abapadiri n'abavugabutumwa ariko ntiyemera nk'isakramentu ritanga ubuntu bwihariye nk'uko Kiliziya Gatolika ibivuga. Turakomeza ku ijambo isakramentu. Andi madini menshi ntabwo yemera ubusaserdoti nk'isakramentu. Reka tujye ku isakramentu rya gatanu, ugusigwa kw'abarwayi. Yezu yakizaga abarwayi kandi intumwa ze zasengeraga abarwayi zikabasiga amavuta. Kiliziya Gatolika ibonamo inkomoko isakramentu ry'ugusiga kw'abarwayi. Isakramentu ritangwa ku murwayi cyangwa ku bantu bageze mu zabukuru kugira ngo bahabwe ihumure n'imbaraga z'umwuka. Andi madini menshi yo asengera abarwayi kandi akabasiga amavuta, ariko akenshi ntibabyita isakramentu. Isakramentu rya kane ari ryo penetensiya cyangwa ukwiyunga. Nyuma y'izuka rye, Yezu yabwiye intumwa ati, abo muzababarira ibyaha bazaba babibabariwe. Kiliziya Gatolika ivuga ko ahariho inkomoko ububasha bw'abapadiri bwo kwakira, ukwicuza no gutanga imbabazi z'ibyaha zakomotse. Andi madini menshi yo yigisha ko umuntu ashobora gusaba imbabazi Imana atanyuze ku mupadiri, kuko Kristo ari we muhuza wenyine hagati y'Imana n'abantu. Isakramentu rya gatatu ari ryo ugukomezwa. Ugukomezwa ni isakramentu ritanga imbaraga z'umwuka mutagatifu w'ababatijwe. Kiliziya Gatolika ibishingira ku bikorwa by'intumwa zashyiraga ibiganza ku bantu kugira ngo bahabwe umwuka mutagatifu. Abagatolika bavuga ko iri sakramentu rikomeza ukwemera. Andi madini menshi yo avuga ko umwuka mutagatifu ahabwa umukristo igihe yakiriye Yesu. Bityo nibona impamvu y'isakramentu ryihariye ryitwa ugukomezwa. Turakomeza tugaruke ku ijambo isakramentu. Reka twihute cyane tujye ku isakramentu rya kabiri ari ryo Ukaristiya ntagatifu. Ukaristiya
yashinzwe mu ifunguro rya nyuma. Yezu yafashe umugati arawumanyura avuga ati, uyu ni umubiri wanjye. Afata n'igikombe cya divayi aravuga ati, aya ni amaraso yanjye. Kiliziya Gatolika yigisha ko umugati na divayi bihinduka umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo. Andi madini menshi y'abaprotestanti yemera ifunguro ryera, ariko akabonamo ko umugati na divayi ari ibimenyetso byo kwibuka urupfu rwa Yezu. Ntabwo yabonamo nk'umugati na divayi cyangwa se nk'umubiri wa Yezu n'amaraso ye, cyangwa se yabonamo nk'isakaramentu. Reka turebere hamwe isakaramentu rya mbere, ari ryo umubatizo. Umubatizo ni isakaramentu rya mbere umuntu ahabwa. Kiliziya Gatolika ivuga ko ryashyizweho na Yezu igihe yabwiraga intumwa ze ati, nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Mutagatifu. Abagatolika bemera ko umubatizo ukuraho icyaha cy'inkomoko kandi ukinjiza umuntu mu muryango wa Kiliziya. Andi madini hafi ya yose yemera umubatizo, ariko haratemeranya ku mubatizo w'abana batoya cyangwa ku buryo umubatizo utangwamo. Ese koko aya masakaramentu yashinzwe na Yezu Kristo ubwe? Iki ni cyo kibazo gikomeye. Igisubizo cya Kiliziya ni yego, ariko Kiliziya yemera ko Yezu atigeze avuga mu buryo butaziguye ati, kizaho amasakaramentu arindwi. Ahubwo bivuga ko amasakramentu akomoka ku bikorwa bya Yezu Kristo, ku nyigisho ze no ku muco wa Kiliziya ya mbere. Andi madini menshi ya Protestanti avuga ko Bibiliya ivuga mu buryo bw'iyo ry'umubatizo n'ifunguro ryera gusa. Bityo ayo masakramentu yombi akaba ariyo yemera nk'ayashyizweho na Yezu mu buryo bugaragara. Ku yandi masakramentu bavuga ko nta tegeko risobanutse rya Yezu riyashyiraho nk'amasakramentu. Ese kuki andi madini atemera amasakramentu? Hari impamvu eshatu zikomeye. Icya mbere, bavuga ko Bibiliya itavuga amasakramentu arindwi mu buryo bweruye. Icya kabiri, bavuga ko agakiza gaturuka ku kwizera Kristo kurusha mu mihango y'idini. Icya gatatu, bamwe bemera ko ibikorwa nk'ubukwe, gusengera abarwayi cyangwa guhabwa inshingano z'ubushumba ari iby'ingenzi, ariko ntibemera ko ari amasakramentu nk'uko Kiliziya Gatolika ibivuga. Nyuma yo kureba impande zombi, dusanga ikibazo atari ko andi madini yanga ibyo bikorwa, ahubwo impaka ziri kuba ibyo bikorwa byakwitwa amasakramentu yashinzwe na Yezu Kristo kandi bitanga ubuntu bwihariye bw'Imana. Abagatolika bavuga ko amasakramentu arindwi yose afite inkomoko ya Yezu Kristo no ku ntumwa. Andi madini menshi yemera cyane umubatizo n'ifunguro ryera, ariko akagira impungenge ku yandi atanu. Bityo rero, kugira ngo umuntu yumve neza iki kibazo, agomba gusoma Bibiliya, kwiga amateka ya Kiliziya ya mbere no kumva impamvu buri dini ryemera ibyo ryemera. Mwakoze gukurikirana ikiganiro cyacu kuri Ben Music, wibuke gukora subscribe.